Shalom shalom, mwaramutse amahoro. Hari itandukaniro ryo kuba no gusaba umugisha. Iki kintu cyamfashije cyane numvise nta kigumana. Kuba no gusaba, umuntu asaba icyo adafite kandi akagisaba ugifite, ufite ubushobozi bwo kukimuha. No kuba umuntu abicyari ni itandukaniro. Usaba icyo udafite ukabicuri. Abraham ni urugero rwiza cyane, umugabo witwa Loti. Loti yakurikiye kuba gusaba umugisha, ariko Abraham we yakurikiye kuba umugisha. Nabwiye Abraham nkurikira azaguha kandi kuba umugisha, nzagumugisha kandi uzabe umugisha. Tangiriro 12:1-2. Ava mu gihugu cy'iwabo mu nzu ya se akurikira Imana. Loti amukurikira kubera nawe ashaka umugisha. Amukurikira bageze mu kibaya cyitwa Sodoma nihuta, bagirana ibibazo, umwe arahasigara undi arakomeza. Ba Loti iyo bagiye guhitamo, kuko bakurikiye umugisha, bahitamo barebesheje amaso y'umubiri. Niyo mpamvu yasigaye Sodoma n'Igomora atazi kuzarimbuka. Iyo tuyobowe n'amaso y'umubiri duhitamo nabi. Akenshi rero abantu bagarukira mu rwego rwo gusaba umugisha, kuko n'ubwo rwego rwa mbere wo gusaba, ariko urwego rwa kabiri ni urwego rwo kuba n'umugisha. Urwego rwo kuba umugisha wamaze kurenga umubiri, utakiribesha amaso y'umubiri, urebesha amaso y'umwuka. Niyo mpamvu ngo Abraham yabaye mu mahema, niko batubwira mu gitabo cy'Abaheburayo, ngo yahutiye mu mahema kuko yari azi ko ategereje ibikomeye. Yari afite amaso y'umwuka, yarebesha amaso y'umwuka mu buryo bukomeye cyane. Abraham yagiye atazi yake, ariko Loti we yari azi yake. Kubera iki? Yarebesheje amaso y'umubiri. Ariko Abraham kubera ko yari azi ko hari ahantu Imana imutwaye, Imana yamuhagurukije izamuha igihugu, agenda ari bayoboye nayo. Ku buryo byamworoheye kubwira Loti ati nuki iburyo ndakira ibumoso, nuki ibumoso ndakira iburyo. Loti rero abonye Sodoma na Gomora arahasigara, avuga ngo hari ahantu ni heza cyane, ariko atazi ko mu gice 19 Imana izaharimbura. Rero abantu bayobesha amaso y'umubiri, ndashaka kubabwira ibibriya, ibisayangana ntabwo byose ari zahabu. Akenshi iyo tuyobowe n'amaso y'umubiri turibesha, duhitamo nabi, tugafata inzira zitari zo, dukirukira ibintu tutazi ko ejo bizateshwa agaciro. Ariko iyo turebesha amaso y'umwuka, abantu bashobora gusuzugura ibintu, abantu bashobora kubona ibintu nta gaciro bifite, abantu bashobora gusubiza ibintu inyuma, ariko batazi ko mu myaka 2 iri imbere, imyaka 3 iri imbere ari ibyo bizaha agaciro. So rero sinzi uburyo urimo kugenda muri iyi minsi, umwaka ugiye kurangira, ariko uri kurangire dufite amaso y'umwuka, tuzi kureba mu buryo bw'umwuka, tuzi gucengera no guhitamo neza. Ibyo rero nawe n'abandi bantu babishobora, n'abantu bageze mu rwego kabiri baharanira mu kuba umugisha, bashakisha kuba umugisha cyane kuruta kwirukira umugisha. Abantu benshi bisanze mu mitego, biziritse mu bintu, bagiye mu bintu bitari byo, batangiye bashaka umugisha, bifuza ko babona umugisha. Umwanzi bafatira aho ngaho muri umutego, kuko ururukira nyuma y'umugisha ayoborwa n'amaso y'umubiri, ariko uyiruka nyuma yo kuba umugisha ayoborwa n'amaso y'umwuka. Imana barezagira Imana bamugisha muri gitondo cyiza. Uyu mwaka icyo ndakwifuriza uvemo, winjira mu 2020 ufite amaso y'umwuka.